Nayoth TV. Nayoth TV. Abane namwe amazina ni ayande ni Karasiye Gasasira, tubifuriza amahoro y'Imana, imigisha y'Imana uko bwije nuko bukeye. Ni kuri Nayoth TV rero tugiye kuganira ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe, ijambo riboneka mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 9 ku murongo wa 36. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Umutwe w'amagambo uravuze ngo Petero azura Tabita. Haleluya. Ibice 9 ku murongo wa 36 uravuze ngo kandi Iyopa hari umugore umwigishwa witwaga Tabita, bisobanurwa ngo Doroka. Uwo mugore yagiraga imirimo myiza myinshi n'ubuntu bwinshi. Reka dusimbuke dusome ku murongo wa 40. Aravuze ngo Petero abaheza bose, arapfukama, arasenga, ahindukirira intumbi ati Tabita haguruka. Arambura amaso, abonye Petero arabyuka aricara. 41 aravuze ngo Petero amufata ukuboko aramuhagurutsa, maze ahamagara abera n'abapfakazi amubaha ari muzima. Twakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Narindi mu kubabwira ngo amazina ni ayandi Gasasira Karasiye, tuganiriye ijambo ry'Imana cyangwa dusomye mu yandi magambo ijambo ry'Imana riboneka hano mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 9 ku murongo wa 36. Niho dusomye, turasimbuka dusoma ku murongo wa 40 tugarukira kuri 41. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Iyopa hari umugore w'umwigishwa witwaga Doroka, cyangwa risobanurwa ngo Tabita. Ariko ngo uyu mugore ngo aza kuza kurwara, arwaye igihe kiragera arapfa. Ariko apfuye hari imirimo myiza yajyaga akora. Hari abapfakazi yajyaga yambika, hari abapfakazi yajyaga agaburira, hari imfubyi yari yarasigaranye, hari imfubyi yajyaga adodera imyenda, hari imfubyi yagaburiraga kandi. Ariko ngo uyu Tabita ngo apfuye, aba bantu b'Iyopa barangije bamugirira impuhwe, barangije bararira, barangije baravuga bati ibyacu birarangiye, ibyacu ntabwo tuzongera kubona ubutabazi. Kuko ushobora kuba uhagaze wa mubyeyi we mu mwanya uyu munsi wa none, wareba ruguru ukabona nta butabazi, wareba epfo ukabona nta ukubwira ngo komera, wareba impande n'impande ukabona ibyawe birarangiye. Ariko ngo barangije ngo bibuka yuko hari Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igikorana n'abantu bayo. Imana yajyaga iba muri Petero, Imana yajyaga iba muri Yesu Kristo uko yakoraga. Ibyo byose tubisanga mu ijambo ry'Imana. Ariko ngo barangije bumvise yuko Petero ari iyo ngiyo, ngo barangije bigira inama yo kuvuga ngo reka tumutumeho abantu babiri. Ngo bamutumaho abantu babiri ngo barihuta. Ariko ngo bagezeyo baramubwira ngo banguka, umukozi w'Imana yapfuye, umukozi w'Imana yasinziriye. Baramubwira ngo banguka, baramuzana, baza bamuzanye, bazaniye Petero. Ngo ariko ngo bagezeyo ngo basanga uyu Doroka byarangiye, kandi yari umwigishwa, kandi yari umuntu w'Imana, kandi yakoraga imirimo myiza. Ariko ngo barangije baramuzana bamugeza Iyopa. Ngo bari bamushyize mu cyumba cyo hejuru, ngo baramukarabya bamushyira mu cyumba cyo hejuru, ahantu hatari urusaku, ahantu hatari abandi bantu benshi. Uyu Doroka bamurekera aho ngaho. Ngo bari bategereje yuko ubwo babonaga byarangiye, bari bategereje yuko bajya gushyingura, bari bategereje yuko ibyabo birangiye, ko nta bundi butabazi. Ariko ngo uyu Petero ahageze, ngo barababaza ngo bamushyize he, bamwereka aho bamushyize. Ijambo ryo rikomeza ritubwira ngo arangije ngo baheza bose. Haleluya.
ngo arangije abaheza bose, arangije arapfukama, arangije gupfukama arasenga, arangije gusenga, uyu Doroka ngo atangira kureba. Ariko ngo Petero ngo arangije aratambuka, amufata ukuboko. Uyu munsi wa none Imana igufata ukuboko mama, uyu munsi wa none Imana igufata ukuboko papa, uyu munsi wa none wewe wari uri imfubyi, Imana igufata ukuboko. Uyu munsi wa none wowe wari warabuze umugabo, Imana igufata ukuboko. Uyu munsi wa none wewe wabuze umudamu, Imana igufata ukuboko. Uyu munsi wa none wewe wareba ukabona nta miryango, uyu munsi wa none wewe wabona ukabona ibyawe birarangiye, Imana igufata ukuboko. Haleluya, mwongere haleluya. Imana igufata ukuboko, kuko wareba ukabona ibyawe birarangiye, wareba ukabona ibyawe byararangiye nta butabazi, wareba ukumva ibyawe nta bundi butabazi, ukabona nta neza y'Imana igihari. Ariko ndagira ngo ngutangarize uyu munsi wa none, ineza y'Imana iracyahari. Nta hantu yagiye, niko umuririmbyi aririmbye aravuga ngo ntaho yagiye iracyahari. Kandi uko yari iri kera n'uyu munsi niko iri, uko yakoraga kera n'uyu munsi niko igikora. Nahanda kugira inama yo kongera kwigirira icyizere. Haleluya. Narivuze ngo ndakugirira inama yo kongera kugirira Imana icyizere, kuko uko yakoraga kera n'uyu munsi niko igikora. Ariko ngo Petero ngo akomeza kumufata ukuboko, ngo arangije aramuhagurutsa. Amaze kumuhagurutsa ngo amugarurira abapfakazi, amugarurira imfubyi ziyo. Haleluya. Bibiliya itubwira iki? Ngo aramubagarurira, ngo barangije bashima Imana. Birongera bimenyekana yuko hari Imana ikiriho, hari Imana igikora, hari Imana ikivuga kandi igasohoza. Uyu munsi ongera ugirire Imana icyizere, kandi mukunde gusoma ijambo ry'Imana, kandi mukunde gusoma ibyanditswe, kuko ibyanditswe ni ibyahumetswe n'Imana. Uyu munsi wa none rero titiriza Imana kandi utindane n'Imana, kandi usaba Imana kugira ngo iguhe imbaraga iz'uyu munsi, iz'ejo ndetse n'iz'igihe kizaza. Kuko Satani amaze gutsindwa muri byose, yaravuze ngo nubwo unsinze ukaba unsinze muri byose, nguteze ikindi gihe. Imana ibaha imbaraga iz'uyu munsi, iz'ejo ndetse n'iz'igihe kizaza, kandi muharanire kugendana n'Imana. Reka twinjire mu mwanya mwiza wo gusoza tubabwira ngo Imana ibahe umugisha, kandi tubabwira ngo mukomeze kwakira uburinzi bw'Imana, mukomeze kwakira gutindana n'Imana, mukomeze kwakira kugendana n'Imana. Bantu bakurikiye Nayoti mwese, Imana ibahe umugisha, kandi tubabwira ngo shalom shalom. Nayoti TV. Nayoti TV.